Twiba. Tutanyiba ziba nzireba. Bakubwira ko kabya. Turufunika abafundi bose. Aba se n'ubundi abantu turufunika. Abantu utamazu barimo amakaro muragenda mu. Ngende mufundi. Abafundi ese mwese mwari abafundi. Kacanga. Twagiye. Minister aba bantu nabasikoda tuma banda. Wibanje. Kwangwa reko. Wibanje. Gakira shaka. Bana ipitse rero. Urayigize. Amito wica ku mukino wa mbere. Ntabwo muri barongora muri bane nagorongora. Twagiye kagasuzuma nagaciye twakomeje. Twagiye muhita muyerekeza. Ibyo bijyanye byo mubirika. Nakubwiye anko nabagatamuzi. Wowe kandi shaka kubyo ukiri usimbi mwarajya. Ngora mu kisu cy'umusimbi. Bajyana bya twagiye. Ngani ni mwirende siri mu. Namwana mu bakire kino simbi. Namwana ntamumwe. Rero baze nkajya kibe ndetse n'indo abiri by'ibyampaga twagiye garashinazo. Zarakira gano muri gihe. Ukora hari. Renga kumene. Oya, yise urayirengayo. Ayirenga sakira. Katwagiye. Abanda bica abanda batsinda amaboko. Twagiye muri ikipe rababaje kuri. Kabaye. Ufite iki? Kade muri ko nakarito ufite. Ngaho narengeye. Ako nacyo ufite. Ariko damuru itabira umva twagiye. Buramwe ntabwo muzi murenze. Ako murenze kera mu makarita yagiye. Okay. Ntabwo nicane ntabwo njye. Ndabica. Nababwiye ngo ngiye wahawe. Umariyo rutabaho umwana wanjye. Makarita murenze yaribaga. Ntabwo muzi se. Wallahi nari umuntu wapika n'umwe ariko se narabwiye abantu eske murakira bananira. Kandebe. Oh my gosh. Nacyo upitisha. Mukurike niyi ako se genda babwiye nta makarita muzi mwebwe. Kurikira uri. Ese singiye hano iyo karo yari wayine muherezo kaza. Ngo mubare. Kamubwire bato bari. Kanza. Kugira kurya cyane ushobora. Minister, ugera rusimbi. Oya. Ndaga rusimbi. Mwana wanjye urusimbi. Wengene mwana atari yego mwana mu ishuri yigaga imibare. Ako tuvugishwe. Reba nk'igisebo minister agira kubana nayo ugatsi. Umva kubwira ibyo ukora byose tuzakina urusimbi sha. Ntabwo nakino rusimbi. Nawe umva wowe ahubwo se dufite marisha n'abazungu 17. Marishano. Mufite 3 se nabwo munabibara. Ayo se. Yega. Karame. Nukubanga ntiri kukubwira rero. Ubu ngubu ntabwo icyo ntabwo ndi kubyumva. Mama. Ubu ngubu turi ahantu tugomba kuzakorera. Naho tugiye kumara iyi minsi yindi isigaye. Rero tugiye twagira ngo tubikubwire kugira ngo nutatubona ntuzagira ngo niyindi mpamvu. Tugiye kuba turi hariya kugeza umunsi ibintu byose bizarangira. Kugeza igihe nta muntu n'uyu n'umwe uzaba ugiye ari wo kuhohotera Lavie cyangwa guhohotera papa wanjye. Mama tugiye kwitanga dukore bino bintu. Ntabwo ari uko twishimye. Shama ubu ushatse kumbwira ko mwamaze kubyandura nyine ubukwe bwa fake burabaye. Mama nogomba ko. Erega mama ntabwo rero biri gutangira. Ahubwo ni cyo kugera ku musozo ko nta nubwo tukiri mu rugo twageze ahantu tugomba kuba turi tugomba kwitegurira buri kimwe cyose. Rero intambara ngo ugiye kugera ku musozo bwamugeza ari ukomeye ibyo. Cyo tubigisha ukuri. Umunyemere urabwo ufite ubwoba. Ntabwo kabura. Ese utukubeshye ni kabura. Ariko buryo umuntu arwanira ikintu cyanyacyo. Mama ariko tekereza ubuzima bwo kubaho duhorana ubwoba tuvuga ngo papa ntawe uriho, ntabwo tuzi niba kinariho asigaje iminsi ngahe. Ntabwo tuzi ngo ari mu maboko ameze ate. Umuntu w'umusaza kuriye. Bamugendaho umunsi ku munsi. Unatinya no kuvuga ijambo ngo wenda ejo minister ashobora kuba yakugirira nabi yakugonga, ashobora kwisanga mu maboko atari ayawe. Rero mureke babwire. Ifeza n'izahabu ntabyo mfite. Ariko icyo nzi cyo mpamya n'umutima wanjye nzi ko mfite Kristo kandi nkamugira nk'umunyembaraga. Reka mbasengere Imana izabare namwe. Uko Imana yabanye n'Abisirayeli ikabambutsa inyanja itukura bakambuka yira abanyegiputa bareba gutya bakambuka. Imana izabane namwe. Imana izabahe gutsinda abanzi banyu. Nukuri reka mbabwire. Kurwara hose bararwana kandi bose ntago batsinda.
Imana izabahe gutsinda itsinde ababisha banyu. Imana izahagana namwe ibahe imbaraga zidasanzwe. Uburinzi bw'Imana buzabane namwe. Ni ukuri Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izihesha icyubahiro tuzayishimira. Ikindi ibamara ubwoba. Satani ajya arwara ariko ntabwo ajyanisha. Kandi mu bigaragara mu Rwanda abantu bakomeye ariko uri muri twebwe ndumva afashijwe. Afite imbaraga ziruta izabo kandi Imana ndayiringiye. Yesu we nimukomere njye mbari inyuma umva ndabashyigikiye kuri buri kimwe kose ko rende kuvuga ngo icyo muzankeneraho Imana. Mama icyo tugikeneye ugize ngo niwe kiduhaye se no baracyagiye twe dukeneye yuko utubikira ibanga. Ntabwo byibuze ukatwumva nk'umubyeyi kuko mama niba hari ikintu cyangoye cyatugoye twese no gukora bino bintu. Tega amaboko bere inyogokuru dore na nyogosenge n'imugi dore basaza bawe nakora ahangazi ko mbona atanakora mazushira agahinda. Urakwata se? Ngenda kwata. Yafite kate reka ndemwereke ko urumva ko nta kintu afite. Utarafite ngande nye uracitse shaka yatorotse twabisha ngaho naga rusimbi anko abo nyenye ndimo ndabara ona wewe ino batatu rifite Imana yize imibare nge nizene ko kino wapiri niko Imana yize imibare nabonye yo mwigerera nabishe nabonye yo mwigerera oya tuvuga ko nyine urusimbi bakitawe oya kombiri toni byabiri ndi mubi. Ndi mubi. turi babi cyara se yifate se agashaka ko kintu rusi akira mu shoko akira kwikarita ndi mubi. Uyu mwana buragiye yenge nshima amashuri yize nawe nta mashuri arabandika ajya muri za rugoro oya muri za rugoro none muri mu bakirikino oya tumuta dusanzwe urumva ukubitamo kano kantu urumva batamurenze cyera yibishaga ijisho abagaye kikomora hose twagiye ya kabiri ikinyejana tugezeho bwara murenzi abana bo basigaye bakinisha ubwonko kurusha oya kumba nangenga wala ibazi zitachapa chapa bakinisha ubwonko ona wewe ndera ona umacha kukuzicuma ngo ziri mu zinago ziriba ntabwo aziriba rwose aya onye kumenga nari umvaga gusenga turabatsinda ubundi kuba ahubwo se murangizwa ni hasotse iki umusaraba hasotse umusaraba barasaraba oya anko byo bibiri barazinze amumeje kina abonye natsara bafite hagati ariko reka baba nugisha oreze amorabu wigeze mu barasenga tuyikurikize se reka remba bwira twagiye ntabwo nakomeza gukina inzara ebyiri no eshatu mwana wanjye Tony jyamo nawe usimba oya none mwegerane naho wawe mwegerane na Toto wanjye none jewe n'umuhungu wanjye tubatsinda anko tubanese jewe n'umuhungu wanjye tubatsinda urumva Neza nkubwira ujya umpamagara ngo mama namanza akampamagara nka mama ntabwo njya nibagirwa ineza yanyu ndi mu kagare hano tudafite epfo na ruguru abantu bose baratuvuyeho wowe na manze mukaturebana amaso y'umuntu mukatugirira neza ibyo rero mbiha agaciro nta gaciro amagambo meza mwagiye mubwira abana banjye ayo mwambwiye buri ufite umuntu ukubwira neza uranakira uzi ko buriya yo ntakubara se ntari gukira kumvuza byari bigoranye ariko waraje ubyiruka nka wowe na Dr Manzi muragerageza kuko iyo utaza ntabwo kwari kumenya iyo rero iryo banga ngomba kuribika ariko nubwo bimeze bityo hana banje hana afite ikibazo abasengera urabe mugiye kunsengera ikibazo kimaze gukira
ejo bundi nicare ndi hano hanze burira baraje abantu nyine yashaka kumbwira ikintu nyine ko yabura aranyubaha cyane akaba adakireba hasi hejuru bagira kutangira ngira nta kibazo arangije arambwira ngo agiye gusubira Nyabugogo gucuruza agataro yego ari lavie cyane no iki ntabwo gishoboka mama birambura mu mutima ndamakanira araje arambwira ati wikigora wivunika nge ndumva ayo sho mfite mama nge ntabwo nabyemera ntuziyabasubira bitagoye ntuziyabasubira gukora iki ahashaka ikintu cyo gukora kitari gusubira mu gataro uzi ko ari nko kuba warashajishije imyenda yaracikaguritse ukongera ukayambara ukayisubiramo Charana manzi mama karame rekera afite gukora yes agiye gukora ibindi ariko bitaragatara oya umureke agiye kubikora umureke kugeza umunsi ibintu byose umureke agiye gukora kugeza umunsi ibintu byose bizasobanuka none ibintu byose nibihinduka bizahindukira rimwe udasubira inyuma ariko ubu ngubu mumuretse yikorera gataro yavuye ariko shema uribuka lavie muri za ngutiya zanjye muri bya bishati bigera aha yikorera gataro lavie ndamwibuka guhera ku munsi wa mbere namukubise ijisho ariko umureke mama buriya umuntu ashaka kuvura ikibyimba neza arakikanda akagituritsa akagikanda n'ibirimo byose bigashiramo mwihangane ni iminsi mike ntago azabitindamo ariko abikore kugeza umunsi azaba atuje atekanye nta wundi muntu n'uyu n'umwe wiruka inyuma kandi icyo gihe ntago kiri kure ndabizi ko bigoye ariko mureke tumureke agenda ajye Nyabugogo asubire ku gataro okay nakonde Pita mumeze gute? Ngaho mbwira rero inkuru nziza. Bose nta nkuru nziza rwose ngo ngiye kuguha uyihanganira uko imeze nanjye ubu ngubu nibwo bimenye n'amashema yitabye Imana ngo kandi nta nubwo ari mu gihugu ngo papa wa Shema yitabye Imana bose. Ibyo bintu uvuze warabigenzuye neza nibyo cyane gusa no kwihangana no kunoza imyiteguro ugiye kubikurikirana ibindi byari byo neza bose no kwihangana inkuru ndayibwira icyitonderwa ntabwo twamureka ngo nta murambo we ugere mu gihugu byaba ari bibi cyane niko Peter yes boss mbwira neza ibyo bintu uvuga ni ukuri cyangwa bose ni ibintu mpagazeho neza rwose ubu yamaze kwitaba Imana ni ibintu noneho ndabyerekeza mu kabyara icyitonderwa umurambo we ntabwo ugomba kugira mu gihugu rwose ibintu kweri ndabigirana iki cyari igihe cyiza nari mbonye cyo kugira ngo byibura niyunge n'umuryango niyunge n'abana ngire byibura akantu gatoya kanyinjiza none se uko ko ndabigenza niko bose hangana ukomeze ubukuri agiye kubikurikirana ubu se ndaca hehe ndavuga iki oya ntabwo icyo ari cyo gihe Peter yazize iki byagenze biti ibyo bintu umaze igihe kingana icyo ubizi nanjye amakuru nyamenye none aha ngaha ubu ngubu tuvugana ubu ntabwo ndayangiye ikintu yazize gusa icyo ngiye gukurikirana muri ino minsi
ibintu ndabyitanga iki? Ibintu ndabivugahe? Ibintu ndabibwirana. Igihe cyari kigeze cyo kugira ngo byibura ngira umurongo w'ibyo gukora, ngira aho ngendera, ngira aho mvugira. Ubuse ndabyitanga iki se? Ibintu ndabivugahe koko mana yanjye? Okay. Kora hano. Kubera iki? Abuze kuki ugigira? Kora ahangaha ngushimire. Uri umuntu w'umugabo cyane. Ese habaye iki? Warakoze, ibintu byose bikoreye mu gihe. Ndagushimiye pe kuba warafashe papa ukamukura aho yari ari ukamuzana akaba yicara hano atuje ameze neza. Ese kubera iki? Papa baye iki? Papa baye iki? Abo bari bagiye kumukorera ibiki? Uya buretse bandi sawo kano kandi amakuru niyumviye yenyaye kuri telefone. Minister nyirubwite we wanyawe yari kuri telefone ari kumubwira ngo papa Shema yarapfuye. Kuki? Ya n'abantu bishobora ko abantu yahaye gahunda. Minister niko bari kumubwira, bari kumuha raporo, bari kumuhereza raporo Shema yarapfuye ngo byibagirwe ngo ntaho hari cyose byararangiye. Shoke ko ari nk'abantu yatumye bakagenda bakajya kumuhiga bamubura bagituvuga ko yapfuye cyangwa mu kimwe akaba yabatumye bagenda bajya kumureba niwe mubona wamwica. Izo shogiri zose zirashoboka. Wiyumviye ari umuntu uri kuvugana na minister arimo kumubwira ibyo bintu nkuko jye nawe ndi kuri telefone havuga hello yarapfuye. Urumva nyine byanga byakora n'amakuru y'umuhereje n'abantu yaratumye gukora akazi none akazi kibagiye basanga ari koze. Papa Shema yarapfuye. Ibyo rubizi mvuga ngo muri gahunda ziwe gahunda yari kumwica. Nicyo kigaragara. Kuko report bari gutanga nizo ngizo. Umuntu wambajije ngo azampihe gift. Shema ikigaragara nuko ashaka kuguhereza umurambo wa papa wawe. None agiye kukubera sobo. It's okay. Mu bwe bw'igihu ariko ikintu kigaragara nuko natwe ingamba dufite atari neza. Byanze bikunze ntago umuntu yakwica umubyeyi ngo siga umwana. Uruzuba yabasigaje atangiye ahereye mu mizi. Twebwe turi amashami kuyakata nako kanya. Yego bana yavuka umuntu uri gusa noneho. Uratangiye ubwo urabizanye. Kubona imbere mwifara noneho tugiye gutwika abazimu bana bashya bakongoke tubatwika ariko tubashumike. Ariko barajya he? Bari bujye barajya hehe ko twaje twambaye? None se urajya utambuka nyine gutya imbere yazanya bingi zose nuko uzikandagira umbabarira ugikandagira ku buryo nisi nyibabaza. Yesu bari yawe. Hey Didi, you're welcome bro. You're welcome. Beg igitipe cy'ikiboga risava. Uratangiye. Ako zwe. Sava? Ako zwe nurahinda ububoga arise buri hehe? Ariko arasazari. Biteze. Ni karibu. Sikagwa mbere muri mutipe mwiza nk'uyu nguyu. Mana njya zwe wagiye ureka. Ariko bizeye ko ndazambara mu Akoye ko kugira ishyari. Hey, zambarana. Look at me. Zirata kundi mwiza. Sure. Ni boga none ukunare. Ubonye nete yari yambaye kukizikuyemo. Shamba bari kongera ko zambara nkareba rimwe. Abeg. Yego, rimwe base. Ariko koko ngo amaso akunda ntare. Uye nta kibazo ariko ningira crush nese bundi yari cyo bitwaye. Rega nanye ndisingo. Aisha. Zwe. Kano kanya. Se wacicetse wowe nivugira ubundi. Wow. You look like Angel. Anyway. Seriously? Zwena. Nice to meet you. Just hug. Okay. Boga. Nguri boga. Kandi usabona ari ntago yabyemera. Mbibona se mbibona. Ndamaso yawe areba gushaka ko ngiye babona ko ndi mwiza.
uri mwiza uri bogari usa na marayika usa na bike nyine maze usa wareba gute ubundi uvugishije ukuri excuse you usa na shema uramurenze ako se kado wowe bite byawe nuka none se barumva twasakuje twayagaye ubundi si bwo kukitashe mu gitondo sha yazinduka ubu bushoyi bayabaye sho none hahari tuyukumwe Zwena shira umutima mu gitereko utuze uce bugufi rwose wumva utuje ibi minsi yose tugiye kumara hano yose na Didi araba hati sure ariko shaura tujye turi kumwe my god I'm happy oh my god Didi please komeza kabisa oya seka oya komeza mbabarira witwinjira mu kiganiro ngo ituno uzi ko twibesho you store our show nuvuga ngo gahunda yari ukwica papa nyine nge report nge niyumviye sinzi impamvu ndashaka kubyumva neza shema bo bari kumubwira ngo papa Shema byararangiye yarapfuye papa Shema yarapfuye abaceza ko yapfuye se basabwa ibaze winjira ko manzo yo ibaze ko yindi minsi ariko ubwo Shema yarapfuye ariko baramwica baramuremye no kuvuga ngo iyo ni report barimo guha minister bari kumubwira ngo mwanzere hasi ni nkuko nakubwira wowe ngo je mfate imodoka ikure hano ujye muri parike hari twazukambwira ngo imodoka iraparitse ikibazo uvuye nawe no gusepfurana bari ariko ubundi bamwifuza gupfa kazana umwana bakabanye kuvuga ko yapfuye baramarese umva badufashe oya ahubwo urabizi neza ko ari sepana of course kandi arakomeye ameze neza ari gihe bajya numvira inkuru nk'izo nkahita ngira ngo koko byanabaye twatwe tutari twamenye ahubwo akazi twe dufite amakoya zazo ko biri kose cyakoze ikintu kintu bro ahubwo se ndashaka kumubwira ko bimeze ahubwo mvuze ibintu bimubwira tumuhangayikisha udahangayikisha umusaza ushobora gusanga yaragiye akirwara ibintu by'imitima ushobora kugenda ukaba bivuga tuwumva ari ibintu biri aho ngaho ariko please turatari vie muri kuvuga vie afite umutima ukomeye kuruta umutima wowe ufite vie ibintu biramaje kubyakira ameze neza trust me ntabwo bro wari wimva ari kukubika ngo wapfuye ariko se umuntu abaravuga ngo yarapfuye ko ntiyapfa igi ni plan twapanze ibintu twe twipangiye turabizi ahubwo nabura kumutera stone ngo kuvuga ngo yapfuye aseka tembagare umusaza we yarabyoroheje biri simple biri easy ntabwo bigira big deal man ariko rero ikintu kirakomeye of course Shema nkazakubwira ni bambwiye ko wapfuye wakwisobanura uvuga ngo dore ngo nukuri kw'Imana ari gusobanurira ndi waba dukeneye kukumva bahita bavuga ko uri umuzima ariko byo ngibyo n'umugira ikibazo rero n'umugira ikibazo vituma iminsi arakomeye ameze neza ahubwo ikintu kiri kudufasha n'ibintu umupango wacu kugenda neza niyo surprise twaba dutegura ahubwo sinamunya kurye ahubwo batizera umuntu numva tunabivuga aya Uzamenya turi kuvuga ibiki haba hahire ibanga ryacu rigume hagati muri twebwe bana basaza batazabishimira bazatungurwa nkuko tubipanga so rero ubwo rero ntari akoshema reka nongere mushimire wasagenda ahubwo warakoze uno musaza mukishije ibintu byinshi cyane managa ari ngewe niko akunda Imana iguha igitekerezo ukagwa n'imbaraga zo kugishyira mu bikorwa nta bundi bwenge bambaye man warakoze korokora Papa Shema kabisa Zwena ha Shema ngo tipe Jesus usikarwa mbere mu nyumujama nkuriya Zwena buri ubwiza bubogari wabubonye heye kureba gute uyu Didi ni wacu ni hano ushobora kuba utabona ubwiza bwe ariko mana yanjye n'ubwa mbere mbonye umujama nkuriya noneho ukuntu misenyaga si usambonye imboga mu menyo we usikarwa mbere mbonye umujama nkayagara kuriya Swiraj ariko nawe mbonye yakuyagariye mbonye n'ubwa mbere mbega mbonye Didi yayagaye yasaze yatajye kuba ari hano nje nawe umva ndakora ibishoboka byose tube gutya umva ntubona ziriya CCTV cameras ndabizi ko muri bujye muzikweba noneho ndababera kamera umva ndababera kamera ntabwo turi aba best friends turi aba best ntabwo turi inshuti cyane ingo cyane ntabwo turi abavandimwe so ntumbangamire rero excuse you no ubukoranye mutazabagira ubwawe na Didi reka nze tubyine ubukwe bubere mu bundi
ariko bazahisa guporopozinga by the way. Yes, sibyo, be honest. Basi noneho tureke brag. Okay, ni mwiza ariko ntabwo yaba mwiza nka Shema. Uratambuka bro. Shema ryanjye we. Kusha nawe noneho udashingira wana Shema. Ako nanjye genda kari kuzanyica. Umva. Bro. Kimwe cyose nakwemera nkapfa nkava ku isafazara kugira ngo mbure Shema. Nari kubijyamo n'amaboko n'amaguru. Yumva ko kameze. Sheri subiza ishyaka nkurwanirira utinya Imana. Subizi. Susiko napa kugawe. Nae na mama. Love you more baby. Ndikumva nyine urumva sasidiye didiye. Ndashushe. Oya. Ukintu mbonye cyiza. Natambuka. Mana no gutambuka yabibonye we. Usiko yagitutse rero ndavuga se. N'ingendo wayibonye. Mujamo. Ndeka kumva butterfly. Wajyo gita ubushanyari. Ubushanyari. Beka. Gaza ariko mwagiye mureka kunsereza gutyo. Bureka kubwira. Usibye gushima Imana ukavuga ati Imana ushimye ko wararemye Shema kankura imihanda. Wari umaze gukura. Tujye tuvugisha ukuri. Warushaje. None ntabwo byemera. Abagora buri gihe yigiza kana. Bivuga kuri anniversary twafise yiwe tede dime komple mutatu. Reko ngo 18. Mwagiye mureka. Kuko we umwaka ujyaho ukura. Uko njye umwaka akura wundi. Okuteranya. Imana y'u Rwanda. Niko. Okay, banza umubwire aha Frank bite. Frank na none. Bose mbye mubara niko. Ngaho tubwire. Ngaho mugure barabasa arasaye. Asa undi yakosaye. Abajama mana umusiku narabagoma. Tugishwana. Nyine ubundi ngere namucitinze. Nene ifite kandi gasheri gashyashya nakundaga nyine. Ni ukuri kw'Imana. Noneho jama arabimenye. Akibise ko sigadusha amabanga. Nta nibyegeza tubwira. Shusi nabikubwiye. Ndetse warabimbwiye. Nzi bigushera inzi umunwa mugira nari nzi kodo. Nzi ko kukubwira inkuru ubundi wowe igomba kugira kuri ari. Kubwira ari inkuru igomba kugera. Umva ke ntago ndabyitayeho kugira ngo ngurwe urumva ko rero ni nari nabigwishe. Uri umwana mubi. Uri umwana mubi. Reka nkubwize ukuri. Uburyo yabimbwiyemo nje numvaga ari nka brag. Ukameze urashaka kunteranya na. Basimba ari ikintu musigaye mupfa bimubwire ku buryo umenye inkuru nk'iyo ntwimuke. Ako kugiye gukora ubukwe. Ndabyirengagiza. Karashaka kuntera. Umuntu ugira atatubwira nuko ugumirwa. Ese wamugana aha. Oya. Zwe nibyo twabivuze ibyanjye twabivuze nabize ko banyanduriye bamuha imihanda. None si byanjye mwagiye mu bifle. None se buri gihe ntago mubona ukuntu abagabo b'ikigihe bameze. Udusuru twese dukundanye tuba dushaka kungira umugore. Uye se kandi. None se ntago mwabonye Claude. Ngo nguzagiza kurari wanje. Barabikubwiye ugitanya gushidikana bwinshi. Ibaze umuntu watangiye kudutereta abizi ko turi inshuti abizi ko turi ntabwo se twabikubwiye ko njye numvaga nyine no kubaganiriza bisanzwe nk'ababesto banje yaturazaga ijoro akanza kumva tugata duhamagarana ngo urabona nguriya ngo nyine ngurumva ngo sinzi kuri amushiti wanyu ngo no kwirira ngo sebye nari se turagusebya gute ko ari karakana nyine mubiveho yatubwiye yuko wo kwirira ese ubundi ko ari baraguhaza akaju none uranyica mumveho Nakose kumidwa imyanya akuca ikibazo noneho ganza nicyo uri kumisha uje uhurura urumva nguguhisha oya ni iki kintu kiri kuba hano turi mu biki biri kuhamya hano se ntacyo cyo kirabera rakimwe bose mwese no barakuroze se sibanduga muso none bose ko umuntu ajya ngo barabaroze we reka mubye nta muntu nanga baroze habe numva oya kuburaroze cyane kurusha nese kangwe ko di uretse ubundi uri gutekereza kuri ukajya mu bita kureba ninde mu baroze ha oya barabaroze hari turi umunezero we munezero hari turi umunezero twebwe urumva twebwe umuvandimwe cyanyabyo Suzi kunzi ko n'umuntu wa mbere warwanyaga bino bintu ubundi byagenze tukutari kumbwira usigaye umisha oya kondera ntabwo ngishaka mbwira ngiye cyambere ngo mukikiye umuvandimwe wanjye Shema sibyo tukabona ibyishimo bye bora ngiye namanzi turyamye ku muntu bita Shema
kuvuga ngo akora ubukwe bwiza arongore yitwa umupapa urumva ibintu biryohe vugisha ukuri kw'Imana ko nta kintu uri kumisha n'izina ry'Imana mana we urarahiye kuko mu izina ry'Imana reka nsubire mu n'izina ry'Imana ngaho nta kibazo none se ko mbona n'abantu bose bari hano bose ngo bishimiye ubukwe ahubwo se wowe kubihangayikira muka twe twishimye twano turi mu munezero turi muri paradise cyangwa ninjye watakaye cyane cyane bifite ikibazo ahubwo ushaka kuburwaye cyangwa akabara kuruze twe twavuye mu rugo tuje mu byishimo mora none se ganza ni wowe uri kuvuga gutyo reka mubwire icyambere cyo umuvandimwe arishimye sibyo nanjye ndishimye na manza arishimye na mama arishimye urumva na minister arishimye na Rena arishimye bigutwaye iki yewe oya nta kibazo uretse oya none se ushyigikiye yuko Shema na Rene bakora ubukwe cyane yego njye muryamyeho ubu ngubu Shema ni wanjye we na Rene bakora ubukwe nicyo cyo cyane twe dushaka ntabwo nzi ko waba umwana gutyo ubwo nyine ndi kubareba nka mwese mwashyushye mwahiye abantu twari turi mu bintu bimwe twaranze ubu bukwe none ndabona bagira ngo ni muhari wagira ngo mwese muri amazombi uzwo yawe nyine ufite ubwenge nta bwenge ahubwo ntabwo shimye ko ahinduye byuze n'imyenda oya ngana cyozo turibana maso undebe oya turi fata ubanya undebe umbwiye uti Korodi ubu bukwe rwose ndabushyigikiye kuko tureba ngewe bagiye kubora ko okay byakorode tubiveho ngaho tubwire muri no minsi nyine muri no minsi hari mu diaspora ariko nyine nanone abahungu b'iki gihe bose banza wumve reka mbanze ngace mu ijambo niba atarabikubwira reka nanjye nkora urugamba uziko yambwiye ngo agiye kujya Dubai vugisha ngo agiye kujya Dubai gushopinga wowe ntabwo ari we wabimbwiye cyagiye ahubwo tubwire about that diaspora guy wagiye ureka kugira umuntu okay sorry ko tunakubwiye ngo ntuzabibwiye kazuwe n'akarafuha akagira ishyari Yesu oya shu rata uzi impamvu se aho yaratane kaduteranye uva mubwire atumye mbivuga nyine twari duteganyije kuzagusaba surprise tukakuzanira y'akantu none kirabivuze sorry namenye ibanga sorry bashu okay natubwira ariko mu diaspora nabanza tubwire ntukanda karisute ata love you sweet cyamuri ibi umva umva turakarira ngo nabarakarira ngo mbishobora banza utubwire we tujijisha uwo mu diaspora dukeneye ama gifts nyine igorata none se ubwatumariye babwira ariko nyine naramubwiye three sisters you get yeah I know that three sisters so nimba aguhaye gift y'umubwira ati mfite abafite niyo mpamvu njya kujya Dubai niyo mpamvu ndi kuvuga ati ko twagize ibanga kubera tuza kuzana gift kuki ngiye ntagenda naba mfasi wajya umubwira akabyumva ako se wajya ureka ako da gusa iyo tugenda mugana ubukwe bwe tuba tuje ariko reka mubwize ukuri nubwo mwamuri inyuma y'isi mudatashye ubukwe bwawe Yesu ariko mva tuze kuri icyo bita umuzi njye nakubwiye ngo ese we kuba mpari mwabonye abana bari hariya bari we bambariye Shema mwababonye abana se uyu we yayagaye ready mbese mubwire ufite makanimero kiwe ngo kame ahubwo mubwire hari babiri ndi bukwiyame njye mwiyameze uwe mwiyame hari babiri bose ni babandi bose nyine umva witonze hari uwo bita Dictie hari n'undi no muremure hari n'amwita Ganza shume yanjye ndafata umwe nanjye nyine urebe mu bandi batarabo ndatwara Ganza mana yanjye buri mwihorere nubona uwo bita Manzi none umva mwihorere cyase uri reka dutegura ibintu shamu mune uze gufata muri abo ngabo uwo Manzi muri gatwara amasabirazi Manzi ni mwiza uye sha uje turabiganira amasaha ibintu amasaha kugenda bajye kudukorera marenda uyabitsekera ndeba nyine useriye turebane ureba neza shaka ndeko ubwize ndababaye ukuntu ugize ikigori ndeba nane se ndeba kuko nanjye ndeba okay nta kibazo ngana kibazo ndeba umbwiye ati nta kibazo oya buretse gato umbwiye ati Korodi ibi bintu byanyabyo rwose biri kuba kandi nta kimwe kibyishimiye Korodi tureba ubukwe ni ubwanyabyo twe turabyishimiye yego ariko akamubwira rero uretse no kuntu unangura wowe ubu se kuko nagubona kuko nukuntu mbanitse kamba meze umuntu ngiye ubishyigikiye ubukwe bwa fake nuko kwa bumeze
urumva uwo kwishima n'abantu bakishima namanza akishima wait ubukwe nyine urumva impamvu ngewe mba mvuga ko ari ubukwe bwa fake so urumva sorry hari ikintu mishe oya ese nyumva ngewe ntabwo nari ubukwe bwa fake ni imwe unyumve neza inshuti yanjye impamvu ni uko ngewe nyine ndashaka kubaza Shima na Manzi na mama urumva ngena urabizi ko ntari mbishyigikiye ubwo bwa fake oya kusi nibyo n'ubwanyabwo urumva rero ngiye mbuba mu gutyo nta yindi mpamvu rwose niyo mpamvu ahubwo mbwize nashatse kubwira ko ndavuga ati wenda mboneyeho umwanya wo kubikubwira ati kamwe mbibitse ko numva kubika byananiye si umuntu wisharirije ganza arozi ko Manzi na Shema basigaye baduhisha basigaye bakuru cyane cyane wowe basigaye kwibeta neza kwibeta urambwiye ngo hari ikintu Manzi na Shema bamo barapanga baguhisha umva nsigaye mbabona muri no minsi ntabwo ko ndiba witonze hari ikintu bamo baramisha umva rero nari biri gupanga ndiko nabona Manzi arajiyongoreye Shema yamwungurira none bakureba bagahita baryana inzara bambonye bakujya none nyanye hari igihe no tukutana amaso turabe babona basabijije nkabasona babaye iki kandi nabonye bajye mu cyuko bayitonze gezaho ngiye Manzi turabonana na Shema bayitonze ndabibabaza ugende ushaka ibintu uri gupanga uredi uri gupanga utarimo utashaka gushyira rakara ubukwe bwa fake okay ahubwo Munzi